Ngaha turaje Nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 32, tariki 17 Ugushyingo 2023. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Uko rero abantu bose batageze ku bumenyi bw'Imana berekanye intege nke za kamere yabo, batwawe n'ibintu bigaragara ntibashobora kumenya uriho. Bitegereza ibyo bikorwa ariko ntibabimenyeraho uwabihanze, ahubwo birebeye umuriro, umwuka, umuyaga woroheje, urujeje rw'inyenyeri, imivumba y'amazi n'ibinyarumuri byo mu kirere, baba ari byo bita imana zitegeka isi. Ubwo bashutswe n'uburanga bwabyo bwatumye babifata nk'imana, ntibamenyeraho ko umugenga wabyo abisumba kure, kuko uwabiremye ari nawe nkomoko y'uburanga. Niba kandi ububasha bwabyo n'imbaraga zabyo byarabatangaje, bari guhera kuri ibyo bigaragara bakumviraho ukuntu wabihanze abisumbya kure ububasha. Koko rero ubuhangange n'uburanga bw'ibyaremwe biducira amarenga atuma turangamira uwabihanze. Nyamara abantu ntibari bakwiye kugawa cyane, kuko wenda bayobaguritse bashakashaka Imana kandi bifuza kuyigeraho. Uko bagatuye rwagati mu miremwa byayo bagaharanira kubimenya neza, ni nako batwawe n'uburanga bwabyo, kuko ibyo babonaga basangaga ari byiza cyane. Ariko kandi nabo ntibakwiye kubabarirwa, kuko niba baragize ubwenge bwo gusesengura imibereho y'ibyaremwe, ni kuki batashoboye kumenya hakiri kare umugenga w'ibyo byose? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikamenyesha irindi joro. None nta nkuru, nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo 26 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, mbese nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, ni nako bizamera mu minsi y'Umwana w'umuntu. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, abahungu bararongoraga, abakobwa bakarongorwa, kugeza ubwo Nowa yinjiye mu bwato, maze umwuzure uraza urabatsemba bose. Bizamera nk'uko byagenze mu minsi ya Loti. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, bararanguraga bagacuruza, kandi barahingaga, ariko umunsi Loti avuye muri Sodoma, Imana igusha umuriro uvanze n'amahindure biturutse ku ijuru, bose irabatsemba. Niko bizamera ku munsi Umwana w'umuntu azigaragazaho. Kuri uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu ntazamanuke ku nzu ye ngo agire icyo avanamo, kandi uzaba ari mu murima ntazasubire imuhira. Nimwibuke umugore wa Loti. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe azabuhorana. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazaba bari ku buriri bumwe, umwe azafatwa undi asigare. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azafatwa undi asigare. Abigishwa niko kumubaza bati, ibyo bizabera hehe Nyagasani? Arabasubiza ati, ahazaba hari intumbi niho inkongoro zizakoranira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Nawe uze kuva aha ngaha witaruye, uzi aho Imana iherereye, wabonye Imana kandi ukayishyira abandi. Amasomo kizigirwa ututegura muri ino minsi ari gutuganisha ku mpera, ku musozo, ku buzima bwa nyuma. Ubuzima turimo buzashira, kuko turi abantu, turi ibiremwa, dufite intangiriro kandi dufite n'iherezo. Nta niyo mpamvu iyo uzi ko uri umunyantege bene ako kageni, uritwararika ugahora ukoma agatima uko uzasoza. Natwe rero amasomo aratwerekeza uburyo tuzasoza. Uzasoza ute? Ushaka kuzasigara hano ku isi cyangwa ukajya mu ijuru. Rero uze gucunga uko uzasoza. Abantu benshi bakunze kwidamarira umudamararo, iraha ry'isi, bakaguma mu buzima busanzwe. Uyu munsi amasomo aratuvana mu buzima busanzwe bw'akamenyero twari turimo,
atuganishe ku buzima bwo kwitarura ikibi, guhunga ikibi. Nawe uzi kuva aha ngaha uri guhunga ikibi, kwitarura ngahunga ikibi. Ngo umuhanzi yagize guhimba indirimbo zirenga 9,999, nuko ngo umuntu wese kumubaza ati none se muhanzi we, indirimbo yawe yibwirwa n'iki kubona ari nyinshi cyane ziri hafi kurenga 10,000? Nuko ngo aramubwira ati inganzo yanjye turasa, indirimbo zanjye turasa, ntago nyine nshobora kuziyoberwa kuko turasa. Bakomeje bagenda baganira, ariko icyo nashaka gukuramo nuko indirimbo yanjye turasa, igihangano cyanjye turasa. Ibi biratwerekeza ku isomo rya mbere, aho tuzirikana ubwiza bw'ibiremwa Imana yaremye. La beauté de la création reflète son créateur. Ngo ubwiza bw'ibiremwa buganisha ku wabiremye, umubumbyi wabyo. Iri somo ryo mu gitabo cy'ubuhanga riri kuza ritwereka bamwe babaye abapfayongo, abasazi, bataye Imana, batayeho agaciro. Akaba mwana wereka nyenyeri mu kirere, agukomeza kureba inyenyeri uri kumwereka, we agakomeza areba urutoki ruri kwimwereka. Uko niko natwe abenshi twabaye. Yezu Kristo aho kureba Imana yaremye ibintu, ahubwo dukomeza kwirebera ibintu byaremwe n'Imana. Wasanga urimo nanjye ndimo. Abahanga muri filozofiya Aristote ndetse na Mutagatifu Thomas wa Aquino, hari interuro nziza mu Kilatini bagiye baherekanya igira iti quid movetur ab alio movetur. Ngo ikiguruka cyose, ikigenda cyose, ikinyaganyaga cyose, ngo burya kiba gifite uri gukinyaganyeza, kiba gifite uri gukirukansa, kiba gifite uri gukijyana, kiba gifite uri kugikwega, kiba gifite uri kugisunika. Aha, uwo ngo rero uri kugisunika bamwita moteur. Premier moteur c'est Dieu. Ngo moteri ya mbere ni Imana, niyo ituma ibi byose bigenda. Ntago nakagombye kureba ibyo biri kuguruka, ahubwo ndeba uri kubigurutsa. Ntago nakagombye kureba gusa ibyo biri kugenda, ahubwo ndiyo tumye bigenda. Nta wundi ni Imana. Quid movetur ab alio movetur. Rero va ku giti dore umuntu. Hari igihe usanga ibintu biteretse ahantu ugashaka kubyimura. Mbere yo kubyimura ujye ubanza umenye uti ninde wabiteretse. Akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Nguko ngomba kubanza ibintu byose Imana yaremye. Imana ushobora kuyimenya ku buryo bwinshi, ariko uyu munsi risomo riratwereka ko wamenyera Imana mu bintu yaremye, ibiremwa byayo. Noneho ugakurizaho kumenya Imana, aho kugira ngo ibyo biremwa bigutware, Imana ugahita uyibagirwa. Kenshi nibyo bitubaho, tugashakisha ibintu by'isi, amaraha y'isi, tugasara tugasizora, Imana tukayibagirwa yo yaduhaye. Va ku giti dore umuntu. Nguko abantu benshi twagiye twegamira ibintu, tukegamira ibyatsi, tukegamira icupa, tukegamira ibihuru, tukaza kwibagirwa Imana, tugasiga Imana, tugatakaza Imana, tugatakaza ubwiza bw'Imana. Kandi ibyo byiza nibyo twakomeje kurangarira, tukarangarira ibyiza by'ibintu, bya bindi bidushuka, bya bindi dushaka kuzuza dukoresha umubiri wacu, tukita ku mubiri wacu gusa, tukarangarira abantu, ibiremwa by'Imana, ariko tukaza kwibagirwa ubwiza bw'Imana, ko ari Imana yabiremye. Iri somo rero riraduhwitura twese, aho twagiye dutatira igihango kuri Nyagasani, aho ndakibuka Imana, aho nagiye ntakarira ibyo bintu byose mpa agaciro kurusha Imana. Abantu twirirwana mu kigare, mu kivuge, ariko Imana simba nabo nibona n'iminota 5, ariko abandi nabataramira ibintu nkabitaramira nkabishengerera. Yezu sinjya mubonera n'iminota 5 kugira ngo njye kumushengerera. Iri somo rirakureba nanjye rirandeba, kuko usanga ibintu byacu, business zacu nizo duha agaciro kurenza Imana yo yadufashije, yo yaduhaye kuzigeraho izo business, yo yaduhaye ibyo bintu. Ari ibintu, ari nyiri ibintu, wahitamo kubana nande? Ibaze nanjye nibaze. Nguko bamwe bagiye bashakira ihirwe mu byaremwe, nguko bamwe bagiye bashakira ihirwe mu byaremwe, bakibagirwa umuremyi. Ivanjiri y'uyu munsi ije kuduhutura, itwereka ko ubwo buzima twabagamo bw'akavuyo, ubuzima busanzwe, tukibera ku buryo busanzwe, comme la monnaie courante, la vie courante. Orere yacu, ingengabihe yacu irimo imirimo, irimo gushaka, irimo ibinezeza umubiri gusa, ariko ugasanga ibya roho twarabyimuye. Nta bya roho bikirangwa aho ngaho, bishatse kuvuga nyine Imana twarahimuye. Twibera mu by'isi gusa, gushakishira hari y'isi, kuzuza umubiri wacu, kunezeza umubiri wacu,
tukitaka tukitakuma ubwiza bw'umubiri gusa, ubwiza bw'ibintu gusa, ariko tukibagirwa ubuntu bw'Imana. Imana ko ariyo yabiremye. Iri somo rirakorera nanjye rirandeba. Ujye ucunga ku ngengabihe yawe, urebe niba ari Imana ikiri kuyigenga cyangwa niba warahindutse nawe umugenga, usiga ugenga n'Imana kubera ibintu huzuza, ibintu by'iraha ry'isi, gushakisha iby'isi gusa, ihirwa mu byaremwe gusa, gushakira ihirwa mu byaremwe gusa, ukaza kwibagirwa umuremyi. Ntukigira inyota y'Imana. Wajya gusega ukumva biri gukubaba, wajya gusega ukumva uri gushya, uzacu danger de mort, aho nyine uhegereye wapfa, watangiye kuyoboka se kibi n'abambari be. Ivanjiri hari aho bagera bakavuga bati umwe azatwarwa undi asigare. Uyu uzatwarwa ashaka kwerekezwa kuzajya mu ijuru, uwemeye croyant, ibikorwa bye, uri ahantu heza, witaruye, wabayeho muri nosi ariko akabaho ku buryo budasanzwe, yunze umwe n'Imana. Naho wandi uzasigara ni wandi nyine wigumiye mu buzima busanzwe koko, akumva byose ari ku rwego mu gihe cy'abanowa, akanezeza umubiri, agaharinda ibyuzuza umubiri gusa, ariko akibagirwa roho. L'incroyant uwo nyine azasigara. Ibi yaradushanyiza abantu banga Imana, abantu bapinze Imana, abantu baretse iby'Imana, abantu baretse iby'Imana bakohoka ku by'isi, ku maraha y'isi, irari ry'umubiri n'ibindi byinshi cyane bibabuza Imana. Abo ngabo bazasigara. Ngiri n'ijambo intumbi. Intumbi naryo riratwerekeza ku bantu nyine bazaba barapfuye. Gupfa ni ukubura Imana. Kuba intumbi ni uko nyine wanze Imana. Imana warayanze, none koko zakagoma, ibikona n'ibindi byinshi cyane bishobora kukuvogera kuko wanze ubwiza bw'Imana, wanze kurangamira Imana, wanze intumbi cyangwa umuntu wapfuye. Gupfa ntabwo ari ibyo gupfa ibi by'umubiri gusa, la mort physique, ahubwo gupfa ni ukwitandukanya n'Imana, ni ukubura Imana. Umuntu witandukanyije n'Imana, wagize ngo uri intumbi buhoro, wagize ngo wabura intumbi gake. Aha, ugaruke mu murongo. Yesu arifuza ko nawe mu kumutegereza waba uri muzima, wakongera kuba muzima, kandi byaba bitewe nuko uza nawe kwivugurura, ukitarura icyo kivunge, ukitarura hose wagiye ugwa, maze ukongera ukagarukira Nyagasani kugira ngo nawe azagusange umeze neza, azagusange utari muri rutine, utari kamenyero mu ngeso mbi zikwica, kamenyero mu ngeso mbi zikwandavuza. Yesu azasange utari intumbi. Buri munsi Yesu araza, na niyo mpamvu utazibaza ngo se Yesu azaza ryari. Yesu azaza, Yesu buri munsi araza. Ashaka gusanga uri muri ubwo buzima bw'isayo, kandi arifuza isuku iwawe. Ashaka gusanga uri kwandavura, kandi Yesu yifuza ko wa muntu muzima ukisukura, maze nawe ukabona uruhanga rw'Imana. Uzasanga hari abantu benshi cyane bagiye baba b'inzengarame, ntibindeba, niko bisanzwe, niko byahoze, c'est la monnaie courante. Ikibagihaye intebe, bwabaye ubuzima busanzwe, ibyaha bwabaye ubuzima busanzwe, ibyaha by'irari ry'umubiri bwabaye ubuzima busanzwe. Ahubwo noneho utabikora, udakora ibyaha, niwe ahubwo udasanzwe. Ngo kuko isi yacu bamwe bagiye bacurama, twagiye tuyicuramisha. Gukora icyaha bwabaye ubuzima busanzwe, aho gutakora icyaha bakamubonamo umuswa, igicucu, ikigoryi n'andi magambo menshi yo guhunga Imana. Iyi si yacu kuri guhunga Imana, wowe wayimarira iki? Nk'umukristo wasanga nawe ugendana n'isi iri guhunga Imana. Kandi byaba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo bisi yigeze ihaguruka mu mujyi umwe, abari muri uwo mujyi bishoboye ko bari bagiye gutembera mu wundi mujyi, ngo yari irimo abihaye Imana, abafurere, ababikira, abapadiri, yari irimo abashinze ingo benshi cyane, irimo abaminisitiri, abadepite, abakozi b'ingeri nyinshi cyane, abandi bakomeye, bose bagiye mu mujyi kwisanzura. Nuko ngo bafata bisi imwe, baragenda bisanzura. Ushoboye ko bisanzuye nko muri hoteli runaka, mu ikabari sinamenya. Ngo ariko cyaje kubagwirira abantu bose, ntago ari umuntu arangiye kuvuga bagwiriye, ahubwo ngo baje gusinda, barasinda bose. Nuko rero ngo haza kuboneka umugiraneza umwe, bishoboye ko ari umuseriveri wari uri kubaseriva muri hoteli. Yibaza ukuntu abo bantu baza gutaha, uburyo baza kugera iwabo, bitewe nuko bamaze kwandavura no kwiyandavuza. Bose babaye ibyatsi kubera gusinda.
baranywa bongera baranywa, barasinda bose mu gikumbi kimwe, barangije barasinda pe. Basomye kuri 5 none batashye banditse ku 8. Nuko barangije bafata ya bisi yabo bongera barataha. Wari uri kubahereza agira ikibazo kiremere cyane, yibaza niba baza kugera iyo bagiye. Arabyibaza. Nuko abagirira impuhwe, ahamagara umunyamutekano, umupolisi, ati nyaboneka ucungire ku muhanda, hari imodoka irimo abantu basinze hato bataza gukora impanuka. Nuko abanyamutekano bajya ku nzira, bagiye gutegereza ya bisi. Ngo bageze muri ya bisi koko basanga abantu babaye ibyatsi, basinze baboze. Uko bari muri ya bisi, abantu 50 bari muri ya bisi. Ngo ariko muri abo 50 ngo harimo umwe gusa utari wasinze. Ngaho nawe mufore. Wasanga utangiye gutekereza haye Imana, padiri, masera, frere, umudepite, cyangwa n'undi wari ukomeye cyane ufite ipeta muri abo bose. Wasanga ari utangiye gutekereza mu umwe. Aha, ngo utari wasinze ngo yari umushoferi. Nuko abapolisi ngo batanya mubaza ibibazo bati, kuki se wowe utasinze? Nuko shoferi ngo arabasubiza ati, uburyo utwaye abantu bakomeye nk'aba ngaba ntwaye, ugomba kuba ukomeye kubarusha. Nuko ngo umupolisi yongera kumubaza ati, none se ubajyanye hehe? Umushoferi ati, mbajyanye kwa muganga. Ubu ko ari ukugira ngo abarekure vuba bahite bagenda vuba na bwangu, we gutinda mu nzira. Nuko umupolisi nawe ntiyamuvirira, arongera amubaza ati, ese nuko ambulance zisigaye zingana ko zabaye nini? Nuko ngo umushoferi amubaza ati, ye zabaye nini kubera ko abarwayi biyongera ku munsi, abarwayi bakomeje kuba benshi. Nuko umupolisi ngo arongera amubaza ati, none se wowe wabishoboye ute kugira ngo ujyane n'aba bantu wowe ntusinde? Nuko wa mushoferi ngo aravuga ati, umva nagiye nibeta, nagiye nitarura. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ubuzima bushya n'ukwitaza ikibi, n'ukwitarura ikibi. Nta kubona abandi bari muri ibi bibi ngo nawe ukomeze kwivuguta muri bo. Aho ugomba kugira ubwenge bwo kwitarura, hato utaza gusarana n'abasazi ngo ko kwitarura ikivunge. Muri iyi si abantu bari kubaho ku buryo busanzwe, bakiberaho muraha ry'isi. Aho uzasanga umusore azabateranye n'abandi bagenzi be, yababwira ko atarabonana n'umukobwa n'inshuro n'imwe, ati bege igicucu. Bakumva nkaho bidasanzwe nyine. Kubera iki? Ubusambanyi bwahindutse la monnaie courante, ubuzima busanzwe. Udasambana, utajyana muri izo ngeso mbi, ahubwo niyo bafata nkaho atari muzima. Babyeyi, isi iri hafi kuranduka. Iraridutse isi mubyeyi. Iraridutse, witonde. Ese uri mu basigara koko? Uri mu bashobora kuba bitaruye icyo kivunge? Uzajya ku murenge usanye nk'abakobwa bateranye ari nka 30 bari kwitakuma, uburyo ko nta mukobwa ushobora kujya ku mugabo, kujya ku musore akiri isugi. Haboneka n'umwe washatse akiri isugi, bakamukona bakamuha urw'amenyo. Ati ntibikabe. Uri igicucu, uri umuswa. Nandi magambo menshi y'ibitutsi bamuhundagazaho. Ibera tugaragariza ishusho dufite ku isi. Akamvuga igira isi iri kumera amenyo. Abantu benshi bari kudohoka, isi iri kugana mu rwobo, ariko iyo si uyiriho nanjye nyiriho, nitwe turi kwishora mu rwobo nyine. Bitewe n'ingeso mbi zacu, bitewe n'iraha kwishakiriraha, gusohoka, kurara amajoro, kuvogera inzu z'indaya, ibiyobyabwenge, gusinda, ukaba wayoboka ikabare ariko inzu y'Imana utayiyoboka. Ukaba wakwirwa ushengereye icupa, wegamiye icupa, ariko Yezu ukamurira n'iminota 5. Warangiza ngo narihaye Imana. Mubyeyi. Umuhanga niwe wavuze ati, niba gusinda ari ugusara by'akanya gato kandi buri munsi ukajya usinda, ubwo birumvikana warasaze by'igihe kirekire, uri umusazi. Ngiye iki kibazo dufite kuri ino si. Hari krizi ikomeye cyane, krize mu bihaye Imana, krize mu bashinze ingo, yo kwitarura Imana, yo kujya kure y'Imana, bakaho mu buzima busanzwe, ubuzima bw'akavuyo, akajagari, kurangiza iraha ry'umubiri, kurangiza irari ry'umubiri, kujya mu maraha, gusohoka, kuri amahoteli akomeye cyane, ugakoramo ibibi, amajoro n'ibindi byinshi cyane bibabuza Imana. Asanga abantu benshi barasaze. Nibwo uzasanga nyine yavanjira uko yasoze uyu munsi, abantu kubera kwandavura, bamwe bajya babe nyine intumbi, abasazi intumbi. Nibwo uzagera nko mu nama umunsi umwe, ntibizagutungure nusanga abantu bari kwivuga, haryo ukora iki? Ati ngewe mu buzima busanzwe haryo ukora iki?
ngende umusirikare, undi ati nanjye ndi umupolisi, undi ati nanjye ndi uwihaye Imana, undi ati nanjye nkora ibunyanaka, undi ati nanjye ndi umusazi. Ingizo za fonction zacu ngiyo yahindutse imirimo yacu, kwirwa dusaragurika bikaza kurangira baduciye tumeze nk'intumbi nyine. Ese wasanga nawe iyo modoka uyirimo, iyo bisi uyirimo, uwihaye Imana kandi byaba ushinze urugo. Muri iyi si ntukimenya gutandukanya uwihaye Imana n'utari uwihaye Imana, ntukimenya itandukanyirizo riri hagati y'umwana n'umupapa n'umubyeyi, kuko bose usanga bari bimwe mu gikumbi kimwe muri bisi imwe y'akavuyo y'akajagari. None se niba uvuga ko wihaye Imana, wihebeye Imana, ushatse kuvuga nyine ko witaruye isi kugira ngo uhunge icyo kibi, iyo si nyine uyitarure ukomeze kugenda uyisabira. None se ko ikibi washyizemo ikimenyetso cyabingana nawe, uragira ngo bigende bite? Icupa washyizemo ikimenyetso cyabingana nawe, uragira ngo bigende bite? Kurangiza irari ry'umubiri washyizemo ikimenyetso cyabingana nawe, uragira ngo bigende bite? Wagize ngo kuba intumbi ntibyegereje? Erega gupfa ntabwo ari ugupfa gusa bino by'umubiri bakagushyingura, ahubwo gupfa uhagaze nibyo bibi. Urupfu rwa roho, gupfa kuri roho, kubura Imana, kwitandukanya n'Imana. Uyu munsi rero ibanga rikomeye ry'uyu munsi dukongera kwitarura. Ese wasanga nanjye ni muri iyo bisi? Ese wasanga nanjye ni muri abo ngabo icyo kigare, abagomeramana bishora mu ngeso mbi, ibiyobyabwenge, ubukozi bw'ibibi, kwandavura, ugasanga nanjye ndimo kandi ndi uwihaye Imana kandi byaba. Wajya gusanga ugasanga mu bantu 50 batuye isi, wasanga nawe waragiye muri icyo gikumbi cyo kwiyandavuza. Mu masekuruza ya kera uzasanga imiryango y'abihaye Imana yivuka kubera ko hariho crise runaka. Uyu munsi nabwo dufite crise ikomeye cyane mwababyeyi mwe, crise yo guhunga Imana. Abantu bari guhunga Imana bakagenda mu bigare, ibigare by'abasinzi, ibigare by'inzoga, ibigare by'ibiyobyabwenge n'ibindi bigare byinshi cyane bituma abantu baregeye babasazi. Nirinze kuvuga intumbi, ariko kera niho biganisha, buriya kera kabaye niho bizaganisha. Ukajya ubona umuntu ukabona yarapfuye ahagaze, akagenda ariko ukabona yarapfuye ahagaze. Ntukimenya gutandukanya umukobwa n'umugore, ntukimenya gutandukanya umugabo n'umusore, ntukimenya gutandukanya uwihaye Imana, ushinze urugo, ukora umwuga w'uburaya, umusinzi, igisambo, bose bagiye muri bisi imwe. Koko nta buryo najya ku ruhande? Kwitarura abagomeramana, kwitarura ikibi, kwitarura ubwandavure. Niba wumvise igitabo cy'ubuhanga cy'uyu munsi, ubuhanga bwirinda kwandavura, ako kantu umubyeyi ugacaho akarongo. Turi muri crise muri no minsi ikomeye cyane, nuko abantu wowe nanjye dushaka ko tutari kubibona, aho abantu bisanishe n'ikibeshi cyane, ugasanga ikibi bingana ngewe, bingana wowe. Uyu munsi nawe witarure nk'uyu mushoferi utinyuka gutangira igisubizo. Abandi nubwo wabona bari gusinda, ujye ugira ubwenge uvuga utari ko biya ntago bikwiye, biya ntago bikwiye umudepite nkanjye, biriya byo gusinda nkarara amajo ntago bikwiye ministre nkanjye, ntago bikwiye umuntu w'inyangamugayo nkanjye, abandi bareraho urugero. Ariko wajya kure ugasanga wisanishije n'ibyo byose, wisanishije n'abari mu mujyi. Ubusenya gasani naza, iyo bisi iramutse igize impanuka se, ubwo mwese mukagenderamo, hagasigara shoferi gusa, koko hagasigara umuntu umwe gusa. Wanze kwisanisha n'ikibi, nawe uze kureba niba nta hantu mujya mujyana ku rugendo n'abandi, mukisanisha n'ikibi, ukaza kwisanga wasandaye. Ni cyagiye uzisama ugasanga wasandaye kera. Kubera iki? Wanze kwitarura. Akamvuga umushoferi ati ntiwatwara abakomeye nk'aba ngaba, wowe udakomeye. Bigusaba niba uri umuyobozi kureba kure, bigusaba niba ushinzwe abandi kureba bose bari kwandavura. Uzabajyana kwa muganga ryari se? Ntabwo ushobora kubajyana kwa muganga ugiye kubavuza kandi nawe urwaye. Hari umurwayi ujyana undi kwa muganga mubyeyi, hari umwana urera undi. Biradusaba abantu bakuru muri iyo sosiyete turimo muri iyi si, babasha kubona ikibi bakagihunga, babasha gushishoza bakareba ububi bw'ikibi, ububi bw'icyaha, bakavuga batanga ngo baguhava, ukitarura ikibi, ubundi ukegamira Yezu buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diocese ya Cyangugu.